Inkuru mbi yongeye kumvikana mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Nyamagabe. Ndahimana Jean Paul ushinjwa gufata umwana w'imyaka 12 ku ngufu bikamuviraho ingaruka. Ni mu gihe umuntu yahamijwe iki cyaha cyo gufata umwana ku ngufu bikamugiraho ingaruka, igifungo gishobora kuva ku myaka 30 kikagera ku gifungo cya burundu. Umuvugizi wa RIB mu gihugu cy'u Rwanda Murangire Thierry yivugiye yuko umuntu wese uzakora iki cyaha cyo guhohotera umwana ndetse azabihanirwa n'amategeko. Yongera kuvuga ko nta muntu n'uyu n'umwe ufite uburenganzira bwo gukingirana mugenzi wiwe mu nzu. Ni mu gihe nimba akura imideni cyangwa hari ibyo mwapfuye, wegera inzego z'ubuyobozi zikwegereye zikagufasha. Ni mu gihe rero Ndahimana Vedaste ibi bintu babimushoyemo, ariko bivuze yuko ari guhakana yuko atafashe uyu mwana ku ngufu, ariko uyu mwana arabimwemeza. Uyu ni incamake y'amakuru. Nimba ari bwo bwa mbere ugize kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo ujye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda 5 kwa 5. Rero reka amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Nyamagabe. Ndahimana Vedaste ukurikiranweho icyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 12 y'amavuko ndetse bikamugiraho ingaruka. Ndetse Ndahimana Vedaste iki cyaha nikimuhama cyangwa ibimenyetso bifatika nibimara kuboneka, ndetse iki cyaha kiramutse kimuhamye yafungwa igifungo cy'imyaka 30 ishobora kuzamuka ikagera ku gifungo cya burundu. Ariko Ndahimana Jean Paul ari kugomeza hakana ngo ibi biba yari ari mu mujyi wa Kigali, nabwo yari ari mu karere ka Nyamagabe, akaba ari guhakana icyaha bamushinja cyo gusambanya umwana utujuje imyaka. Ndetse uyu mwana ubwo bamubazaga ngo ninde wamufashe ku ngufu, yavuze ngo ni Ndahimana Jean Paul amufashe ku ngufu. Nibwo kuva mu mujyi wa Kigali ahita atabwa muri yombi akurikiranweho icyo cyaha cyo gufata ku ngufu. Ndetse abaturage bavuze yuko yari amaze hafi ibyumweru 2 ari mu mujyi wa Kigali atarataha. Nibwo gutahuka rero bahita bamuta muri yombi, bivuze yuko yakoze iki cyaha akajya kwihisha. Noneho yumvise ko nta mpinduka cyangwa nta ngaruka byagize, birangije ahita aza. Mu gihe we yivugiye ngo naye naragiye i Kigali gushakisha ubuzima cyangwa gushakisha amafaranga, ndetse ibi bintu nisanzemo ntago nari mbizi. Gusa twagerageje kuvugisha abaturage bo mu karere ka Nyamagabe mu mudugudu wa Gasarenda mu murenge wa Tare. Ni mu gihe abaturage batuye mwaho na murenge wa Tare batubwiye yuko Ndahimana Vedaste nawe yari atuye inahangaha, aza kuhimuka yimukira mu murenge wa Kitabi, ndetse ubu ngubu akaba ariho afungiye. Ndetse twagerageje no kubaza abaturage bo mu murenge wa Kitabi, bavuga yuko uyu mugabo ntago bazi ibintu akora, kubera ko mu gitondo azinduka agenda, ndetse ku manywa akaba ari mu gasantere arimo anywa byeri, batazi ngo yakoze iki cyangwa amafaranga yayakuye hehe. Nibwo uyu mwana w'umukobwa yaje arimo ataka ndetse arira cyane, avuga ngo bamufashe ku ngufu. Gusa ku kanya ntabwo yese avuga umufashe ku ngufu, kuko yavuze yuko wabimubwiye cyangwa wamufashe ku ngufu yamubwiye ngo nabivuga azamwica yice n'umuryango we wose. Bivuze ngo ni iterabwoba yamushyizeho kugira ngo atabivuga. Bivuze yuko rero uyu mugabo akurikiranwe icyaha cyo gusambanya umwana. Ni mu gihe rero ubugenzacyaha RIB bwamuteye muri yombi, kandi iki cyaha nikimuhama baracyashakisha ibimenyetso bifatika. Ariko ubwo uyu mwana byiyemerera nta kimenyetso gifatika kirenze uyu mwana wasambanyijwe. Bivuze yuko Murangire Thierry umuvugizi wa polisi umuvugizi wa RIB yavuze yuko umuntu wese uzakora icyaha mu gihugu cy'u Rwanda, niyo mpamvu nk'abayobozi nabo bahari kugira ngo bazaryozwe cyangwa bajye baryozwa ibyo bakoze. Mama yake na mama. Bivuze ngo uyu mugabo rero nawe nikora bara yafashe umwana ku ngufu, umwana w'imyaka 12. Ese biba byagenze gute umuntu w'umugabo rero? Ahubwo nababwiye imyaka afite imyaka 48 pe. Urumva ko ari umugabo, ndetse ngo yari afite n'umugore aza kumwirukana, baza nyine gutandukana bafite abana 3. Ni mu gihe rero uyu mugabo ngabyuka agenda ngo nibazi ikintu akora. Ni igisambo se ari ibase? Ni ukuvuga ngo yavuye mu murenge wa Kitabi yavuye mu murenge cyangwa mu kagari ka Gasarenda mu murenge wa Tare yimukira mu murenge wa Kitabi. Ni ukuvuga ngo yambukiranyije imirenge ajyayo. bivuze ngo se aho yasize hakoze ibiki nabyo ndaje mbibasobanurire. Rero nimba ari bwo bwa mbere ugeze ko no muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda ntiwibagirwe kugenda udakoze subscribe ngo ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda.
ndaje mbabwire rero kuntu Ndahimana Vitalista byamugendekeye, ese ari kuburanishirizwa he, ese icyaha kiramuhama cyangwa ntikimuhama, ese uyu mwana aramubeshyera cyangwa namubeshyera. Niyo mpamvu rangi ndi hano kugira ngo mbasobanurire 5 kwa 5. Rero kora subscribe, ikiganiro turaza kukirambura mu kanya, ndetse ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Kandi nawe ukoze subscribe, ibyo tugezeho niwe tubikesha, n'ibyo twenda kugeraho niwe tubikesha. Nawe utarakora subscribe, kora subscribe ufungure inzogera. Murakoze cyane. Iyo dutangira uwa mbere mba mbifuriza umunsi mwiza, Imana ibarinde kandi ibyo mwifuza Imana ibibahe. Murakoze cyane, Imana ibahe ubuzima buzira umuze, icyo nicyo cya mbere. Icya kabiri